ndashaka ko uzaba umukobwa mwiza w'icyitegererezo uri kumva ku buryo buri mubyeyi wese azajya kureba akabona n'igihe wabyaye neza sibyo ndashaka yuko wiga amashuri yawe ukayirangiza kandi ugashyiramo ubwenge bwinshi kuko kugira ngo ugere aho ugeze ahangaha hari byinshi nigomwe hari ubuzima mba naraciyemo kugira ngo nkurere nkukuze umere neza nk'uko umeze uko nguko sibyo hari benshi bagenda mu muhanda batagira inzobe nk'iyo yawe ariko hari byinshi mba naratanze kugira ngo umere gutya hari ukureba akakwifuza kubera ko ari njye wakuvunikiye sibyo mwana wanjye rero ndagira ngo ubeho neza wige amashuri yawe yarangize hari ubundi buzima nkeneye yuko winjamo hano hanze hari ibintu bikaze bikomeye sibyo kugira ngo rero umere gutya umeze usa gutya hari ibitambo mba natanze kugira ngo umere gutya byavuyemo no gutanga umubiri wanjye kandi niwe wavuyemo kugira ngo ubukire ahangaha sibyo mukobwa wawe ndabyumva ase ngo bimeze bite noneho ko numva twavuze bunebwe paka bwananyishe mushaka kwibwiza byiza ngo uteke n'agakoma nese n'indiri buteke bya saa sita saa 5:40 zirageze wagiye kubikora ariko ndi umukozi wawe reka nkubaze shana umukozi wawe mvuga gukoropa ukigurutsa bakavuga kujya guhaha ukigurutsa amazi yabona nakwiyafatije kandi ujye kuvoma ukigurutsa uzajya ukora iki muri uru n'amasahani waririyeho ntuzi kuyoza ngende umukozi wawe shana ntabwo biza ariko uzi n'ibindi hano mu mujyi uzajya gushaka inzu yawe ubamo ukumva bihagije ukodesha ahandi cyangwa usubire mu rugo ukumva ukeneye bajya gusura mama ariko mama uramuzi saa 12 ugomba kuba ubyutse reke hano byuka saa 4 arasubira ahantu wara ngashanda namukumbe we mama reka mubwira arajagaraza ariko ndamukumva agenda na rimwe nabo bibiri abanza nawe kabiri zanamuhamagara mani ufite amafaranga yo kumuhereza nawe nzongera kumuhamagara wajya uhereza amafaranga mama mani n'undi yarakara kanatera mukubita amafaranga nawe nuko ndikubwiye ko namaha amafaranga mwana akundi mama rege nushaka kujya umwihorera ntago arasaza nawe azi gukora uri wumva anakurusha n'amafaranga buriya ako kwe kurusha n'amafaranga umva se kamwereka muri reka mwigisha ubwenge sibyo kuba nyine umubyeyi akurusha amafaranga ntabwo bivuze ngo ureke kumeza amafaranga sibyo wowe uramukubita amafaranga ukamugurira amafaranga makeya yavuze uburyo yishima mwana umubyeyi kubatereka umugurira agatenge ibitenge nyihera kutamugurira wowe uri umuhungu wa Amerika kavye bikerekana usaza ngo rwa madisi n'itama cyashize ahubwo uteye kurye yagiye ajya he byase ibyo byuze yari ako se mama buri munsi simora nkubwira ngo nditonda majya umbabarira ndabikubwira nta kintu nakora mama jya umbabarira rwose ndakuze urakuze ndabibona niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo ngukeneyemo ejo hazaza heza ukeneyemo uri umukobwa mwiza uzi gukora ibishobora nagushoyemo ni byinshi nibyo nyitanga ni byinshi kugira ngo ubeho neza wige mu mashuri meza sibyo sima urushaka nzakora iki ndashaka ukomeze witonde ushyireho ikintu bita kwitonda wige mandiga ariko simbwira n'ibiki uriga ndabizi ariko ejo nzabana ngo wakuranye dukungu ngo no kwa kanaka ngo ngaho nakunze agasore ko kwa kanaka ngo ngaho nakunze runaka ibyo ntago ari byo ndiho ndashaka ko wiga ukiga ukayirangiza okay ndabyumva mama sibyo mpora nkubwira buri munsi mama ndakuze nzi kwifatira umwanzuro urakuze niyo mpamvu nanjye ndi kukubwira gutyo sibyo kuko ibi byo ndi gukora niwe ejo uzawubikora none ninde wundi nareze kugira ngo azansimbure si wowe se hari uwundi mwana ubona nabyaye se nakureze wowe wenyine kugira ngo nanjye nzakubonemo igishoro gifite inyungu igishoro gifite inyungu no kugira ngo nuko nsimbura hariya mu biro mba nicaye nawe ukazaza ukicara ugakora ugaha n'abandi akazi ariko mwana ngiye kwibuka James uri kureba se gahunda kagira amara mundi baserere bigiye kubera rero ubundi we imbwa zaguriga sama okay ya uyo nyine kwera uri umuhungu umenyera ibintu byo gutereta abanyamagambo aga yumbye ngo bibaserere ngiye nama nziza ndakakugurira akora kankwera hano inama umva nyine we ko umuhungu umenyera ibintu byo gutereta cyumva mpaka ushitunze nema sinyumva okay sinde umese byo gutereta ntago werwa utereta nkumva bura nta mukobwa urakwitereta oya banza ubwira ndetse mubwira nyuma
mbwira niba nta mukobwa urakwitetera ariko umukobwa se ngazi akubwiye ngo aragukunda reka reka urumva yaje mba nangiye kumubwira aho yari umuhungu nakunze kumva ariko sinzi impamvu nyine umutima wanjye uhora unsunikira kujya gukundana no mu muryango wabo narakunze na murumuna wiwe yaragiye ahantu yagiye none mukuru nsigaye numva mukunda n'umushari mwiza afite amasoso afite fresheri afite akazi keza n'ibintu mwiza nabuze ahantu namuhera siko muri tepe Sinyera ndi mwiza cyese ndi mu nyampinga we sawa bazo kandi okay kavugiye ndababwira sawa shama bazo nini ese umujyamo n'uwanya sibyo birakureba wowe ndikumva washyushye nyine ibyo birakure nyine nashyushye ariko se aho atuye birakure urajya uzamerekeza wese kumubwira ati bishyu wanjye yaragukunze arega wowe ndabura sibyo batumubwira inama ushaka ngo inama nyine we ibyo nakubwiye ni ibyo ni umuhungu mwiza ufite akazi keza kandi kamubwire aturuka mu muryango nyine mwiza sinzi impamvu nyine umutima wanjye uhora umatiza gukundana no mu muryango we icyo mukundira wipasa muremure ako pasi ubundi rero uretse kuri gisaza cyane wabona ubyibushye buryo umeze ufite ibida ufite imiryango wese uzi umukobwa reka mu rugo babyara abana beza by the way sawa that's why ngomba gukundana n'umuhungu mwiza urumva ufite amasoso ufite akazi keza muremure nanjye nyine kuno kundeshya kuno kundeshya isi sineye neza koze kugishikwe sinanye n'umuhungu wanjye ntabwo nayibona ntabwo ubibona reka kiko ryinye ariko mama umuntu aba akeneye no kuryoshya urabona naratanze amamenerivare naravunitse nakubyaye wowe wenyine ni wowe ndi kurera wenyine ngo ukeneye kuryoshya iki gihe muri no si urumva ushaka kuryoshya ese wundi mwana wawe ujya wibaza impamvu ntashatse kubera iki mama nese ujya wibaza impamvu nakubyaye uri umwe ndashaka unsobanurira impamvu yabyo impamvu yabyo uzayimenya vuba bidatinze ku buryo nakubyaye uri umwe nkaba ntaranashatse uri hafi uzabimenya mu minsi iri imbere mwana wanjye niyo mpamvu nkwisaba ngo wige kandi wige neza utsinde diplome ya mbere iza ari iyawe ninde watsinze aba ari umwana wanjye niryo shema ry'umubyeyi ndabyumva hano se mama wansobanuriye neza impamvu itatumye ushaka bashaka kumenya iyo mpamvu yatumye nashaka uzayimenya mu minsi iri imbere ese kuki utabimbwira wowe iga ushyizeho umwete ufite intego ubundi iyo mpamvu uzayimenya ahubwo mwana wa itegura tujyane ku kazi ndazakubwira kanze njye kwitegura nari twitegure uze tujyane mu kazi urebe n'ukuntu akazi gakorwa minsi iri imbere niwe nzajya ntuma ku kazi ugenda undebere amaraporo ndebere dokima okay twagiye umukobwa wanjye mbase okay ngiye inama ndetse bari kureka mbere yo kumubwira inama aragakobwa nigeze kubona mbase oya ariko niba ushaka kumufasha nanjye uramufasha tu reka kubwo mwana ngo nabyo ndabona ikikuguriye oya okay umukobwa tumureke mukara shajya akora mwana we abye mwana okay Jerus umukobwa umva none oya okay rero nganyire ku zose nyere ku mukobwa ugiye kunyere ku mukobwa kananutse kabye urabona uburyo ngana dukoga tutu agana mwebwe ntabwo mugezweho tutumanike nyine uburyo ngana kumva yakubwa kananutse biriye nyereka nyere sibyo maka anyise nkara wakarinde umukobwa azanye mubwire kundi dukoga tutumanike hako nzakuzana hano kakizisho nkoze kunsura wenyine uzareba urebe ko hari icyo ugira wagira mukagira bataragira ngo niwe wanjye bakumva mu nama nakubwira rero sibyo uzi akazi ko mujyamo kazi uzahana kureba ndahazi bakora iki bakora iki ako pazi ubundi wowe ukora mu nzego z'umutekano zishinzwe iperereza wangishije inama sibyo ubishaka ndebe n'ubundi weho mbwira utambajije icyo akora birakureba kandi njye ni mumara kumenya icyo akora ariko ndikubwira inama abo manuzi inama nangutse uwo mutipe sibyo uzamwigire seriye
ibyo mwibwire. ese nzamusange ku kazi cyangwa nzamusange mu rugo? Muzamusange iwawe mu rugo n'urutwe ngende nta kintu njyanye uri seriye man, uzagenda uri seriye ubimwibwirire. nambaye nk'agakanzu. Ibyo uzambara si ibindi. Urakoze. Zeri yanjye. Yeni yanjye. Iyo ngiye kubifata kuri boutique nzaba nishyura hamwe n'ibindi. Sonia, bonjour. Bonjour. Ese Bruno ko wakerewe? Najyambere n'umunsi. Nta nubwo urasokoza, ntabwo wateye ipasi. Ntuzigera atayi. Umunsi natashe bwije niyo mpamvu. Se kusiga atabwije. Amabanga y'abakozi uzabimenya. Dore agasokoza wakira amaso. Emerisibo. Ako none. Imana ifashe sinsange jamu mu muhanda. Ahubwo Didier. Ya ntabwo nabona ukuntu nagushimira nyine. Njye nshaka kugushimira nkabura ukuntu mbivuga. Ariko nyine warakoze kumfasha. Oya se. Uko twatojwe mama yambwiye nzagufasha abantu. Ariko ntabwo ari buri umwe wese wabigukorera. Kubona umuntu umeze nkawe nyine biragoye. Ahubwo nawe biriya ni ideni, ugomba gufasha abandi. Niko bimeze. Gusa nawe ntuyamuhamba ukunda kwiga biragenda se? Biragenda dengeye no gusoza kwiga turabura isomo rimwe gusa rwose. Wow, nize kubitsinda ariko nta kibazo. Nta kintu kimwe kwitwaza. Yego. Hano ibyo birahari, kira kitu kirahari. Ahubwo namye nibaza ntabwo ugira irungu. Rungu simba ndi kwisomera ibitabo. Oya nka nyuma yo gusoma ibitabo. Mwarebaga filime na rungu nje ngira. Chanze nkuzanira umukozi. Oya ntabwo ari ngombwa. Se ko amasuku mba nayasoje. Yabaza gukora iki? Aramutse neza Didier. Uyu munsi ndibuze i Kigali. Wewe ushikira hano. Gukomeza kujya kuba mu cyaro ntabwo nta kintu bikumarira. Wewe ushikira hano. Yego aho ngaho niho ndibuze kuba. Ntuzi ko nta handi mfite aho kuba. Okay. Gusa nta kintu nari mfite nyine niho ribuze kuyiva. Okay, nta kibazo ndayikoreza. Hajya ntabwo biraza mu biciro. Itike ni 2,400. Okay, nta yenda guha 5 ufite n'amazi. Nayo. Sawa murakoze. Nta kibazo mu kanya ndaje. Nde muvuganye kwisenduka. Mwana wanje. Ufite na bro ukaba utarambwiye. Ariko nta n'ikintu cya famille yawe ujye umbwira. Ubundi kuki utajyunganiza kuri famille yawe? Ni birebire. Hari byinshi narakubwira. Ana kenshi ntabwo nzariho. Bagiye ku masomo. No nzabifatira igihe wenda. Mbikubwiye ni famille n'ibintu byinshi. Tukoneye ubwoba. Uyu ntabirenze ariko umunsi utanguye nabi. None se bro wagiye kuza nkaba mbona uhise ubabara. Urabura kwishima ubuse muraherukana ko igihe cyose nabereye ahantu nari namubona. Ntabwo tubanye neza nawe ariko ntabwo ngomba kubigushiramo ariko wenda uko tubana nzajya igihe mbikubwira. Nk'ubu rero nashiye ku kazi n'uburazanye n'ibye. Kundi ahubwo ndikumva atari impamvu yakwicira umunsi ko warugiye neza kabisa. Shaka rero wagaruka muri mode. Umwiteguye nta kintu se kwa wacu umwitegure araza ngo waza kumvugisha iki cyenewe. Nta kibazo. Kandi ariko nakwihuta. Sawa. Akazi keza. Yaba umukobwa wanjye ugomba kureba ko akazi gakorwa sibyo
ukajya ukora neza kuko iyo umuntu akora neza n'inyungu ziriyongera sibyo kandi ukamenya gutanga customer care neza umuntu wese ukamwakira ntawe ushubije inyuma uri kumva kandi ukamenya uko ugomba kugira gute kubigenza sibyo ko minsi iri imbere nawe uzansimbura yego ukajya ukora akazi neza ugasimbura mama wawe uko nabikoraga uko byagendaga ukamenya uko witwara nka mama sibyo mukobwa wanjye yego ndabona wakira ufasha ukore turebe ugomba kujya umenya ngo imisoro y'ukwezi igomba kuba yarishyuwe ukwezi kwa kabiri umwaka gutyo niko umuntu agenda areba imisoro kugira ngo umuntu akorane n'abandi neza sone biteze noneho ko ntazi utari mu makaye umuntu aba agomba no kuruhuka erega mu kanya nibwo mbisoje ubu wabyitse uriga none soni uriga mana yawe erega niko kazi dufite nase nareka kwiga nkakora iki mva uri mu cyumba uri kwiga muri salo uri kwiga hanze mu gusanga uri kwiga umwana uriga erega niko kazi dufite nase nareka kwiga nkakora iki ariko nawe ntugahore mu makaye uko utajya unasohoka naze dana najya he ni wowe nshuti mfite waje kunsura turi kuganira ugira ngo ikindi nkore ari iki kandi ubwo buzima ni wowe mba naje kureba hano ego wowe ubundi ikintu umariye muri ubu buzima nikambwiye ikintu umariye ukunda nuko wiga cyane ukansobanurira mva uzi ko buriya hariya muri classe undi muntu wese akagira ngo gusobanurire uramwishyura ja nawe tangira nyishyure kwishyura birenze ukuntu ngo wari iruhande sindi kugutera story zanjye ngutera zo wowe urazishyura nazo ziba zikenewe tugize musobanurira that's why rero uzajya unsobanurira kubera wowe nyine uri mu ikayi cyane wibera hano mu rugo njye mba nirukanze ntabwo utaha hose nanjye nkagutera story zanjye z'ubuntu ukamenya aho igihugu kigeze ariko ugomba kurushaho kwiga kuko ibihe tugezemo birakomeye kandi urabona ko tugiye gusoza ibyihorere se tugerahari kagiye muraziranye uri kumbaza ngo Didier turazanye gusonye ku buryo se mumbaza Didier turaziranye umuryango we wose ndawubuza ahubwo kuko nta muntu wundi wowe niwe muntu mushyashya nyine wageze hano muri uru rugo kandi nawe uri inshuti yanjye abandi bose ndabazi na murumuna we ndamuzi ndashaka ko uzatera ikirenge mu cyanjye ukajya ukora neza ko umwana ukoze neza ashimisha ababyeyi kumva ukamenya kwakira abantu neza ukamenya uko batwara uvuga neza ntabwo umuntu abwira abakiriya tontoma ubwira umukiriya neza ukamwakira ukamwishimira ukamwereka ko umunezerewe sibyo mukobwa wanjye nibwo umuntu abona serivisi nziza nawe ukinjiza neza nose mama reka mubaze gatoya yego ibi byose kuri kubimbwira ni abakozi ufite muri kampani bazajya babikurikirana abakozi barahari mwana wanjye ariko ntabwo umukozi yakora neza nk'umwana wawe wabyaye sibyo abakozi barakora sava bikinjira ariko ntibabura ibyo banyereza hirya ntibabura udukosa bakora hari n'igihe bafata abakiriya nabi bamaze kurambirwa akazi ariko umwana wanjye se nawe wahinduka uyu mama uri kunda gase oya ugiye gupfa ntabwo ngiye gupfa mukobwa wanjye ni ukugira ngo ukore akazi neza nyibwira araza ryari ntabwo mbiza agashakoza kare kuko nabonye yagiye mugera hafi cyane kumva mukumbuye kandi ubwo uzi ko nza ahangaha kugira ngo ngusure ngewe ubundi nza ahangaha wowe ikintu mba ngukeneye kunsobanurira nta kindi wenda nkagutera n'udustori ukabuje kureba Didi akundi umuntu mba nshaka kwibonera ahangaha ni Didi niyo nawe nje ngo nsobanurire nkamubona ntabwo nawe nyibyemeye ndamuganiriza nizere ko ari bya bindi byawe uri kwikinira ndi kwikinira si iki uramukunda si byo nuko nta mungu ari mwiza afite amasoso afite fusheri ahumura ese ubwo wumva umeze ute kuba mubana mu nzu byo ukamubona agataha ukamubona mugasangira ku meza cyangwa sha cyadani nizere ko uri kwikinira nyine si ntumbwiye ko wakunze Didi ndamukunda n'umuryango kuko ukuntu uri kumutaka ntabwo bisanzwe kuko ukuntu Didi ameze kumva ajya disipurine yize hanze afite akazi keza arasa neza nyine n'umuhungu uri presentable ahubwo wowe ukuntu uri agahwinira ariko nibyo byiza
n'ubundi ubaye umeze nkanjye ubu twari kuba turi kumurwana ariko ntabwo mwizeye ubu uri kumwisha udukeya reka Didier ni nka bro wanjye nuko nyine nagize amahirwe nkahura nawe akanyifashiriza uri urabizi ibyo ntabwo njya mbijyamo binteye ubwoba ese wakwishimira kubona abakozi bandi bankorera neza ejo he hazaza yaba hameze gute utigiye kuri njyewe byiza kanya rero Didier yagiye kuza hari utundi nanjye nimba ntasobanukiye nk'umukozi ubikoramo akwigisha utundi dusigaye akwerekere kandi ndashaka yuko ibyo azajya kwerekera uzajya ubifata neza utagomba kuzamusubirishamo sibyo nzagerageza uko bishoboye yego kugira ngo uzakore neza ku buryo n'umukiriya uzinjira atazabona ko uri mushyashya azabona ko umukobwa ameze nka mama we okay like daughter like mom okay ahubwo uriya mutima mwiza we ikibazo ko ngo namara nko kuba umugabo wanjye zayatoragura buri munsi ku muhanda nk'uko yagutoraguye akagufasha ahise umugabo wawe reka mubaze iyo muba murarya nyine mutetse ibiryo ku meza uramwarurira nk'ibibazo buri kumbaza ni ukuri kugira ngo nimbwira niba umwarurira ndamwarurira ako sona ese umwara uri umugore we nahise umuntu nose kutangiye kumufurira mbwira we nimba mukundana nanabimenye ubu ngiye nindamuka mbimukoreye ntabwo nyine azumva ari ibintu bishyashya ibintu bisanzwe na Sonia asanzwe amwarurira uravuze ngo nzabireke ubu yaguhamagaye mu cyumba cyiwe uragenda ariko ni ibisanzwe ariko nose ufite bro wawe ntabwo mwisanzura nawe sha rero Sonia reka nkubwire waba umwarurira mu gitondo saa sita na nijoro waba ujya mu cyumba cye waba unaryama no ku gitanda cye ibyo birakureba sigaye wamukoye nushaka umwoza n'ibirenge ariko nyine icyo nakubwira nushaka kubigabanya ni inshuti yawe nyine ndashaka ko ninzambimukorera azayabona ari utuntu dushyashya mukoreye gusa ibyo wigira byose n'ubundi umenye ko Didier ngomba kumutsindira n'uwanjye ikindi kandi uriya muntu uramuzi mwembi muraziranye urashaka iki tugufashe iki ngo muzi cyangwa niwe bro wa Didier yambwiye ari buze muraziranye kuhindutse ni wowe yego ni wowe se muri mu biki mumbwire ni wowe cyane kurota mana yanjye we utambwira ko baye iki Yves kutavuga ufite ikihe kibazo wambwiye uno muntu muziranye agahoro k'imbwa karahiye mana we Sonia we si ubwo nkanjye nabafashe iki